Ni mu masaha y'umugoroba Siperanza ndetse na Migi baba batashye, dore ko nyine Migi anyura kuri Siperanza aho acuruza imbuto maze aba bombi bagatahana. Mu kugera mu rugo rero bagera mu rugo bari guserera cyane, Migi ari kubwira Siperanza ati kubera iki umbujije gukomeza kumukubita, iyo ureka nkabanza nkamwongezamo neza. Naho rero Siperanza ati hoya rwose nabonaga wenda kumwica, ikindi kandi ntacyo byari kukumarira gukomeza kumuhondagura, biriya rwose byari bibaye. Naho rero Migi ati hoya rwose ntabwo ngewe njya nitekereza kukubona uri mu maboko y'undi mugabo, ibyo bintu sinjya nanabirota. Niyo mpamvu rero iyo mbonye umuntu nyine uri kukubwira amagambo nk'ariya uriya musore yakubwiraga, mpita numva umujinya uzamutse ntazi ahantu uturutse. Naho rero Siperanza ati ariko sheri wagiye utuza koko, ubwo kandi yabivuze ari no guseka. Naho rero Migi ati wiseka kuko ntabwo bisekeje, none se ubundi uriya musore wari musanzwe muziranye? Siperanza rero ati hoya rwose ni umukiriya nyine bisanzwe, ikindi kandi urabizi ko rwose udakwiriye guhangayika kubera ko kuva tukiga muri segonderi urabizi abasore bose nahoraga nyine mbahakanira, ni wowe wenyine nkunda, urabizi ko rwose umutima wanjye wawegukanye, sinzi impamvu rero uba uhangayitse, ikindi kandi urabizi ndi umugore wawe, noneho ubu nta muntu n'umwe rwose wakunkura mu maboko, kubera iki uhora uhangayitse? Naho rero uyu musore ati buri gihe rwose mba mpangayitse, sinzi impamvu mba numva ntariyakira kuri uwanjye kandi tubana. Siperanza ati reka ibyo tubyihorere, ndagukunda cyane kandi urabizi, ahubwo nyibwirira uyu munsi wagenze ute n'akazi? Naho Migi atumva akazi nyine ko kaba ari kenshi, ndakora nkongera ngakora, ariko ikibabaje ni uko nyine umushahara we utiyongera. Noneho n'ikindi kibabaje cyane kurusha n'uwo nakoreye ntabwo ndahembwa, kandi ukwezi kwa kabiri kugiye kuzura nako. Naho rero Siperanza ati hangane nyine ni gutyo bigenda. Migi aterega ikibabaje ni kimwe nuko nyine uko batinda kumpemba ni nako ahubwo akazi kiyongera. Uzi ko imodoka nozaga ku munsi ziyongereye inshuro nyinshi cyane, nyamara bose warinjiza kubera ko abo twogereza imodoka ntabwo nyine aba yabakopye, baba bamwishyuye, ariko sinzi impamvu twebwe atatwishyura. Siperanza ati ihangane ariko sheri, ihangane rwose. Yabonaga nyine ikiganiro cyose ari gushaka kumuganiriza n'ubundi kiri kurushaho kumutera stress. Yahise amubwira ati none se ha hantu wadepoje ho bimeze biti? Naho Migi ati naho nyine ntabwo baransubiza, erega wagira ngo nta mahirwe mfite, wagira ngo rwose ntabwo bashaka kumpa akazi keza ngo maze mve muri kiriya kinamba ndeke kuzajya noza imodoka. Siperanza ati byihorere wowe, ndabizi neza ko imbere ari heza, mba numva umunsi umwe uzabona akazi keza maze nyine ugakorera amafaranga menshi, tukaba abakire, ukagura imodoka, noneho ukajya usubira kuri ka kazi wakoraga, ukagenda nyine wifashe mu mufuka, ubana bikarumanya nkaho utabazi, ubabwira uti imodoka yanjye muyiteho, kandi yari ameze nta bintu byo kuyangiza cyangwa kuyoza muyipfubya. Mwabyumvise neza? Bose rero bahise basekera rimwe, baraseka maze kwihangana birabananira. Migi ati ntiwumva ahubwo ubundi nyine izo nizo nzozi zanjye. Naho rero Siperanza atumva wowe nyine komeza ukorane imbaraga, ibyo byose uzabigeraho ndabizi. Batangiriye kumera nk'abari kurota, maze Migi ati tekereza umunsi nzaba naraguze imodoka nyine imeze nk'iyo ngiyo, nkajya nyigutwaramo tukajya gushopinga, nkakugurira imyenda, nkakugurira nyine amawigi meza ahenze, mbese nawe usigaye nyine uri wa mugore ubona buri kimwe cyose yifuza, utagicuruza imbuto hariya ku muhanda ngo izuba ryirirwe rikwica. Ibyo bintu ariko uri kubitekereza? Naho rero Siperanza ati nawe urabyumva nyine nzaba ndenze icyo gihe, ariko nyine nta gucika intege rwose, ndabizi ibyo byose turi gutekereza bizagerwaho ndetse tunabirenze. Migi rero yahise ahobera nyine Siperanza maze ahita amubwira ati none se sheri urabona impamvu mpora mpangayikishijwe no kuba nagutakaza? Naba ntakaje byose kubera ko uri byose kuri njyewe, uri icyizere cy'ubuzima bwanjye, ni wowe muntu wenyine ujya ubasha kunsubizamo imbaraga iyo rwose namaze kuzicika, ni nawe muntu wenyine ubasha kumpa icyizere cy'ejo hazaza iyo nabashije kugitakaza.
rero uri byose kuri njyewe, uri byose ntabwo ushobora kubyumva, rero ntabwo rwose nifuza kukubura. Naho rero Speranza ati ndagukunda cyane mukunzi, humura rwose nanjye sinifuza kugutakaza, kandi nanjye uri byose byanjye. Aba bombi barahoberanye rero maze emosiyo zirabarenga. Nyuma y'icyumweru rero Speranza aba ari koza ama oranje aba agiye kujya nyine gucuruza, dore ko imbuto yacuruzaga yarabanzaga akazironga maze akabona kujya kuzicuruza. Ajya kumva rero akumva bitunguranye rwose umugongo we ubaye nk'aho ucitse, yumvise ababaye cyane mu buryo atigeze ababaramo mu buzima. Yarunamye maze rwose yumva umubabaro nyine ni mwinshi, yaricaye ariko akomeza nyine kubabara ari kwikandakanda. Umushuti we rero yahise aza kumureba, dore ko yakoreraga hafi hano, yakundaga rero kuza kugira ngo aze kwifatira nyine amafunguro. Yaraje rero asanga Speranza ari gutaka, ari kuvuza induru. Uyu mushuti we yahise amuhagurutsa maze amujyana mu nzu, aramubwira ati ruhuka, ni ukuri impamvu ubabara umugongo ni ukubera ukuntu ukora cyane, urakora maze nturuhuke. Speranza rero yabaye nyine aryamye ku buriri maze abwira uyu mushuti we kureba ibyo kurya nyine. Uyu mushuti we rero ari gufata amafunguro, ari nako kandi bari kuganira. Umushuti we ari kumubwira ati mva ibyo kurya batetse biba biryoshye cyane. Naho rero Speranza ati ariko ni ibintu bisanzwe, si umuceri n'ibishyimbo natetse se? Uyu mushuti we ati nyine ntabwo wabimenya kuko biraryoshye cyane. Bagiye kumva bumva rero umuntu arakomanze. Naho rero Speranza ati reka nze ndebe uwo ari we. Umushuti we ati reka nkugireyo. Naho Speranza ati oya nta kibazo, komeza wirire. Yarahagurutse rero buhoro maze nyine ajya kureba uwakomangaga, yasanze ari Dani, wa musore umugabo we yari aherutse gukubita inkoni nyinshi. Yahise rero amusunika maze arasohoka kuko Dani yashakaga kwinjira mu nzu. Naho Speranza ati ariko ubundi wowe ugira amatwi, nk'ubu ngubu koko ugarutse hano kugira gute? Inkoni bagukubise ntabwo zihagije? Naho rero Dani ati ahubwo se waretse nkinjira mu nzu maze tukavugana? Speranza yahise amubwira atari kugira ubwenge, ati umugabo wanjye ntabwo yakubwiye ko adashaka kongera kukubona, ubundi uba ushaka iki? Naho rero Dani ati ariko se kubera icyo ubundi unyanga? Njyewe rwose maze imyaka 3 yose nkwirukaho kandi urabizi. Ikindi cya kabiri, mfite amafaranga icyo urakizi, njyewe mfite butike 3 muri uyu mujyi kandi zikomeye zirimo ibintu byuzuye. Hanyuma uramutse umbwiye iyo ushaka nahita nyiguhereza maze ukava kuri rwa ruzuba wiri gucuruza imbuto. Ariko ngo ntabwo bishaka, ngo urashaka kugumana ngo nuriya ngo mugabo woza imodoka. Ubwo se koko urumva muzagira kuki? Kubera iki udashobora kunyemera maze ukareba ibintu byose ngukorera? Speranza rero yaramurebye maze aramubwira tumva mbikubwira ubwa nyuma, iyo myaka 3 umaze unyirukaho nanjye nyimaze nguhakanira. Nyimaze nkubwira yuko nkunda umugabo wanjye n'umutima wanjye wose, kandi rwose nkubwira yuko ntateze kuzigera musiga. Ibyo kuba yoza imodoka ntabwo bikureba, kubera ko twebwe ubuzima bwacu turabuzi kandi turihagije. Ntabwo rero dukeneye izo butike zawe kugira ngo tubeho. Ibyiza nuko utazagaruka hano kuko ubutaha ntutekereze ko nzagukiza, nzamureka gukubita nashaka azakuvuna akaguru. Wa mushuti we rero yumvise abantu bari gutongana maze nawe nyine ahita asohoka. Yahise abaza Dani ati ariko wa muhungu we uba ushaka iki? Igihe cyose yakubwiriye ko atagushaka kubera icyo utumva? Naho Dani ati ariko ni wowe umugira izo nama, ni wowe umugira inama mbi gutyo? Ndabizi nyine ejo bundi wowe uzishakira ikigabo cy'igisaza cyifitiye amafaranga maze kigere kikugurira imodoka, naho we nyine ukomeze umugira inama mbi zo kugumana n'umugabo woza imodoka. Kano kanya rero Speranza yumvise Dani ari gukabya maze ahita yifatira wa mushuti we ahita amwinjiza mu nzu, ubundi arifungira. Dani yarakomeje arakomanga ariko anitotomba atari ko gute uriya mukobwa nyanga n'ukuntu nza hano nambaye neza ndetse rwose mfite buri kimwe cyose, nyamara uriya mugabo we rwose nta kintu na kimwe afite. Gute uriya mukobwa atareba kubera icyo adashaka gutegura ejo he hazaza heza? Icyo atarazi nuko nyine icyo rero atarazi nuko aba bombi bakundanye guhera muri secondaire, ndetse rwose abahungu Speranza yaba yarahakaniye ntabwo yari abazi umubare, ndetse rwose bari banarenze kure kuri Dani. Ibyo rero Dani yari ari kwivugisha ntabwo yari abizi rwose.
Igihe rero Dani yari ari gusohoka yahise ahurirana na Migi nawe nyine wari uje gufata amafunguro ya saa sita, dore ko nyine yari afite n'utuntu yari azaniye umugore we. Bararebanye rero aba bombi, ariko rwose ku bw'amahirwe Migi yabashije kwifata maze ntiyongera kumuhondagura, ariko yarabibonaga ko asohotse mu rugo iwe. Gusa nanone agitera intambwe ebyiri gusa yahise abona wa mushuti wa Speranza nawe nyine asohotse. Akimubona rero yahise nyine amubwira ati waje kare, naho uyu mushuti wa Speranza ati yego nari naje kumusuhuza kubera ko ntari namubonye hahandi akorera, rero rwose nari mpamaze umwanya. Kano kanya rero byatumye nyine Migi atuza kubera ko nibura yari atekereje ko hari undi muntu. Migi rero yarakomeje arinjira, ariko akigera mu nzu yahise asanga Speranza atameze neza habe na gato, dore ko yari yabyutse ari gutegura nyine kuri buno buriri bwabo kugira ngo bumere neza. Nubwo yararwaye umugongo gutya, ariko n'ubundi yarakomezaga agakora uturimo. Naho rero Migi yahise abona yunamye ari gutaka, bigaragara rwose ko ari kubabara. Yahise amufata ati sheri wabaye iki? Naho rero Speranza ati umugongo uranyishe, umugongo ndumva wacitsemo kabiri. Yaramufashe rero aramwicaza maze aramubwira ati egama hariya ku gitanda. Ati kubera iki uri gukora cyane, kubera icyo uri gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi mu by'ukuri wumva nyine urwaye, ruhuka. Naho rero Speranza ati none se nabigenza gute? Ni njye nawe tuba hano gusa, rero ngomba gukora buri kimwe cyose. Migi rero yahise amubwira ati hoya rwose ruhuka. Naho Speranza rero yahise amubwira ati ngaho ufata amafunguro maze nyine usubire ku kazi. Naho Migi ati hoya ntabwo rwose ndi bugasubireho nkurikije ukuntu umeze, kubera ko imbuto zawe ntabwo wabasha kujya kuzicuruza, rero ndumva nshaka kujya kugucururiza. Speranza ati hanyuma se ku kazi kawe bikagenda gute? Uragira ngo nyine baze kukwirukana? Naho rero Migi ati ahubwo mpise ngira igitekerezo, urabona nyine aho ucururiza ndetse nanjye naho nkorera haregeranye, ubwo rero nshobora kuza kujya kugucururiza, ubundi nkajya nyine nikoza ku kazi kanjye nkagaruka nkagucururiza, nkongera ngasubira ku kazi kanjye nkaza nkagucururiza, ku buryo batari bunamenye yuko nasibye. Igihe cyose bari bunkenere ndaza kuba mpari, kuko ndaza no kubwira umuntu umwe dukorana nihazajya haza umuntu uje kogesha imodoka ajya ahita ambwira, byose ndaza kubifatanya maze abakiriya bawe ntibabure uza kubaseriva, ndetse rwose no ku kazi kanjye nabo ntibambure. Speranza rero yaramubwiye ati urakoze cyane, ubundi nyine niyo mpamvu ngukunda. Migi rero yahise amubaza ati none se mukunzi Dani avuye hano? Naho rero Speranza ati mureke, uriya musore rega nta bwenge agira, ni ukuri ntukirushye umutekerezaho kubera ko nta bwenge nambagira. Migi rero yahise amubwira ati biragaragara yuko ikosora namuhaye ridahagije, birashoboka ko akimpamagara kugira ngo nzamwongere, ariko noneho nzamwongera nitonze ku buryo atazongera kunshakisha ukundi. Uriya musore sinzi impamvu rwose atabasha kumva. Speranza rero yahise amubwira ati wowe rwose yigutesha igihe, wikwirirwa umutekerezaho cyane, nabikubwiye ntabwo yumva, kandi nanone urabizi ko rwose njyewe nawe nta kintu gishobora kuzigira kiba hagati yanjye nawe, ubwo rero nta mpamvu rwose zo kwirirwa urwana, uzamwihorere. Speranza rero yashimiye cyane Migi wari ugiye kujya kumucururiza, maze aramubwira ati ndagukunda cyane. Naho rero Migi atahubwo nyiragukunda kurusha. Migi rero yafashe amafunguro, ubundi nyine aterura za mbuto maze ajya kuzicuruza. Akigera rero aho Speranza acururiza, akimara rwose kubishyira ku murongo neza, hahise haparika imodoka. Uyu mukobwa rero yitwa Naomi, ni umukobwa w'umukire cyane, yari ari mu modoka nziza ikeye. Yaparitse rero ashaka nyine kwigurira imbuto, kuko yari ari kureba uyu musore wari uri guhamagara buri wese utambuka ati ngwino ugure ama oranje arimo isukari aryoshye ku buryo uzongera ukagaruka. Hanyuma agiparika rero Migi yahise afata oranje ebyiri maze ajya mu idirishya ry'imodoka. Yatangiye kumubwira ati mabuja mfite ama oranje aryoshye
ku buryo uramutse uyaguze nta yandi wazigera wifuza kugura. Arimo amazi menshi, arimo isukari, mbese araryoshye ku buryo udashobora kumva. Tekereza rero uramutse nyine wiyicariye nko mu rugo, urangije akazi, uri kwirebera akamuvi, utuje rwose, umeze neza, maze ugafata oranje zanjye ugatangira kuzirya, ukiyumvira agasukari karimo, waryoherwa ndakubwiza ukuri. Nawomi rero yatangiye guseka ati gusa nyine uzi gucuruza, noneho uburyo uri kuvugamo ibintu nibwo burenze byose. None se ubundi nkwibarize, kubera iki ucuruza nyine oranje, ko numva umeze nyine nk'umuntu wize, kubera ko uri kuvuga icyongereza neza, ndetse rwose ndi kumva umeze nk'umuntu usobanutse, kubera iki ucuruza hano? Naho rero Migi ati gusa nyine aya ma oranje ntabwo ari ayanjye, ahubwo nyine naje gufasha umugore wanjye utari umeze neza. Nawomi rero ati okay, nta kibazo, none se ahubwo wowe nyine mu busanzwe usanzwe ukora iki? Naho rero Migi ati nsanzwe noza imodoka, nkorera nyine mu kinamba kiri aha hirya, niho nyine nogereza imodoka. Nawomi rero yarongera amubaza ati none se ntabwo nyine wigeze unsubiza neza, ko numvise nyine uvuga icyongereza cyiza, waba nyine warigeze ugera mu ishuri? Naho rero Migi ati yego, narangije muri kaminuza, nuko nyine ntarabona akazi, ariko nyine ntabwo nakwicara gutyo gusa, nabaye nshatse nibura ikiba kimpemba udufaranga dukeya mbere yuko nyine nabona akazi k'ibyo nize. Naho rero Nawomi ati none se mu busanzwe n'imodoka uzi kwitwara? Uyu musore ati cyane rwose, perimi ndayifite ndetse nyimaranye imyaka myinshi. Nawomi rero yahise amubwira ati ndatwara oranje z'ibihumbi 5, ubwo nyine zimbikire. Migi rero yarishimye cyane kubera ko nyine yari agurishije oranje nyinshi, yahise azimubikira ndetse rwose aranamwongeza. Yaragarutse rero maze atamubwira turakoze kungurira, ikindi kandi nanakongeje, gusa ukuntu ziryoshye ndabizi neza uzajya uhora uza kugurira hano, niyo utahansanga ariko uzajya ugurira umugore wanjye, kuko rwose zizajya ziba zimeze kimwe. Nawomi yaramubwiye ati nta kibazo, maze ahita amuhereza agakarite. Yaramubwiye ati hano hariho nimero zanjye, niba nyine wumva ushobora gukora akazi k'ubushoferi ukajya untwara, nkaba nazajya nkwishyura ibihumbi 200, ndakeka ko byanze bikunze uwo mushahara waba uruta uwo wogereza imodoka. Ubwo rero niba wumva rwose ntacyo bigutwaye, ejo uzampamagare maze tubonane, tuvugane, dupange akazi, nzakaguha nta kibazo. Migi rero byaramurenze, maze yakira ya karite, ndetse rwose atangira kumushimira cyane aciye bugufi. Ati urakoze cyane, aka kazi rwose ndagashaka ndetse ndagakeneye kurenza ibintu byose. Yarishimye, yaramushimiye inshuro ntazi umubare, maze nyine Nawomi aramubwira ati ngaho rero ugira ibihe byiza. Yaragiye, ariko Migi yasigaye ari kubyina ati nari mbizi n'ubundi ko rwose kuba naje gucururiza sheri wanjye biri buze kuntera amahirwe. Ku mugoroba rero Migi yaratashye, yari yashyushye nyine. Iyi nkuru yumvaga yifuza kuyibwira Siperanza, amubwira ko nyine bisa nkaho rwose yabonye akazi. Yabwiye rero Siperanza ukuntu ibintu byose byagenze, maze Siperanza ibyishimo biramwica. Ati wabonye akazi? Ati ntabwo ushobora kumva ukuntu nishimye. Ariko mu kanya gatoya yabitekerejeho neza, maze arongera nyine amera nk'uwijimye mu maso. Yabajije Migi ati none se ubundi uwo mukobwa nyine ni iki cyatumye yumva ashobora kuguha akazi nta kumusabye, kandi rwose ari n'ubwa mbere muhuye? Naho Migi rero yamubwiye ko nyine ari uko yamubwiye nyine icyongereza cyinshi, maze uyu mukobwa agatangazwa n'icyongereza avuga, agatangira kumubaza amakuru ye. Siperanza rero yaramubwiye ati nizere ko rwose nta kindi kintu kibiri inyuma, kubera ko abakobwa b'abakire buriya ntabwo njya mbizera. Migi yaramubwiye ati icecekere rwose mukunzi, wikwirirwa hari ikindi kintu utekereza, kubera ko urebye uwo mukobwa ni ba bakobwa b'ibyuki, ba bandi barenze. Ikindi kandi ni wa mukobwa w'umukire ufite amafaranga menshi, ku buryo rwose iyo uba wamubonye n'amaso yawe ntabwo uba utekereje ibyo bintu utekereje. Siperanza rero yahise amubwira ati reka ibyo twe kwirirwa tubitekereza, ahubwo nyine reka nkomeze nkwitegurira amafunguro. Nyamara ariko yararwaye rwose mu buryo bufatika, kuko uko yunamaga ntabwo yongeraga kunamuka, yahitaga ataka
maze rwose akaba arembye ubwo ngubwo. Bwarakeye rero maze Migi ahamagara nyine Naomi, yamubwiye aho amusanga, ubwo kandi hari mu rugo, maze Migi nyine amusangayo amushyiriye na perimi ye kugira ngo ayimwereke. Naomi rero yamubwiye ko akazi akabonye rwose nta kibazo, ndetse ko yatangira agakora. Uyu munsi rero yiriwe amutwara umunsi wose, maze ku mugoroba atashye asanga n'ubundi rwose ibintu ntabwo bimeze neza, kubera yuko Speranza we yari akomeje kurwara kandi cyane. Noneho byari bigezeho atakibasha no kweguka mu buriri, kubera ko Migi yaratahaga maze akaba ari nawe umutegurira amafunguro. Ibintu rwose byari bikaze. Uko rero iminsi yagiye ikurikira, noneho byagiye bikara kurushaho, ku buryo byageze aho aremba burundu. Hanyuma Migi yatekereje ko agomba kumujyana kwa muganga, kubera ko ubundi bari kujya bagura uduti nyine dutuma ububabare bugabanuka, ariko yari ataramujyana kwa muganga kubera ko nyine nta mafaranga ahagije bari bafite. Uyu mugoroba rero yari atashye, maze asanga noneho umugore we yarembye cyane, dore ko no kuvuga bitari biri kwemera kubera ukuntu yari ari kubabara. Yabonye ko rero ibintu bikaze, maze atangira guhamagara abantu bose baziranye kugira ngo arebe ko hari uwamuguriza amafaranga, ubundi ajyana umukunzi we kwa muganga. Abantu bose rero bagiye bamuhakanira, maze ahamagara bosi we aramubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose nshakira amafaranga, nibura umpe n'ay'ukwezi kumwe 50,000, maze njyane umukunzi wanjye kwa muganga, kubera ko umugore wanjye rwose ararembye ameze nabi. Bosi we rero aramubwira ati nta mafaranga mfite, ntabwo byashoboka. Naho rero Migi ati mbabara ndakwinginze, ndi kubikubwira kuko rwose nta wundi muntu mfite wo kubibwira. Uyu mugabo yaramubwiye ati noneho kubera ko nyine umugore wawe arwaye, reka nihangane maze nkoherereze 25,000 gusa, kubera ko aribyo nabasha kubona. Migi atari ko nukuri ni bikeya kuko nari nihanganye kugira ngo nibura umpaye ukwezi kumwe, kandi ubizi neza ko umaze kongeramo amezi 2. Naho bosi ati urayashaka cyangwa ntabwo yashaka nisubire? Migi ati nta kibazo nimuyanyoherereze rwose. Bosi yumvaga nyine nta yandi mahitamo afite, kuko yagombaga kujyana Speranza kwa muganga, yari ari gutaka bikabije. Bwarakeye rero maze Migi ajyana umugore we kwa muganga, gusa noneho yari yarembye rwose burundu. Bageze kwa muganga rero bamaze bamukorera ibizami, gusa muganga yahise amubwira ko inkuru agiye kumubwira atari nziza habe na gatoya, kubera ko urutirigongo rw'umugore we bisa nkaho rwose rwangiritse, ko akagufwa kamwe kahengamye mu tugufwa tugize nyine urutirigongo, ndetse ko bagomba kumubaga maze bakagasubiza mu mwanya wako, kandi nyine bigomba gukorwa vuba katarangirika cyane, ngo ndetse habe hari n'utundi dushobora kwangirika. Bakibimubwira rero Migi yahise abwira muganga ati none se muga nimubikore nyine vuba bigishoboka. Naho muganga ati nyine abaganga babaga umugongo baba ari abaganga b'inzobere, hanyuma rero ibyo bintu biba bihenze cyane, kubera ko ni umuganga tuzana akaza kubikora avuye hanze, kubera ko hano twebwe nta muganga dufite ukorera kuri bino bitaro wo kubikora, haza umuganga uvuye hanze buri gihe akaza kubikora, bisaba rero amafaranga menshi cyane. Naho rero uyu musore yahise amubaza ati none se muga ayo mafaranga uri kuvuga nangahe? Nyine muganga yamubwiraga ko ari menshi akurikije nuko yari ari kumubona. Uyu muganga yahise amubwira ati amafaranga asabwa kugira ngo nibura iyo operation ibe yaba ni 10,000,000. Birumvikana yari amafaranga menshi cyane kuri Migi, ndetse no kuyumva bisa nkaho ari ubwa mbere yari yumvise imibare y'ayo mafaranga ariko imusabwa. Yahise yifata ku mutwe ati muga ati none se ayo mafaranga yose nayakura hehe? Ni ukuri nta muntu mfite wamfasha kugira ngo ayo mafaranga mbe nayabona, nta n'umutungo n'umwe mfite nagurisha nibura kugira ngo nyabone. Muganga rero yahise amubwira ati nyine uriya aranja nk'umuntu mukuru, urebe uko bigenza, kubera ko ayo mafaranga arakenewe, kandi nyine bitarenze iminsi 3, kuko iminsi 3 iramutse irenze byaba bibi kurushaho. Ahubwo nyine bikore vuba bishoboka byose, naho ubundi umugore wawe ari kujya muri risike kandi zikomeye. Migi rero yasohotse kwa muganga ameze nk'umusazi, ari kwibaza aho kujya.
rero yahamagaraga buri muntu wese baziranye kugira ngo amusabe ubufasha, nyamara nta muntu n'umwe wari kumufasha kuri ayo mafaranga kuko abo baziranye bose byasaga nk'aho bari mu kigero kimwe. Yagiye kwinginga rero wa mubosi wamukoreshaga mbere kugira ngo arebe ko yamuguriza, ariko uyu mubosi yamubwiye ko ayo mafaranga ntayo yabona, nawe rwose niyo yagurisha iki kinamba cye ntayo yabona. Yari afite ubwoba rero bwo kuba yanaguza wa mukobwa mushyashya basigaye bakorana, uwo ni Naomi, kuko nyine n'ukwezi kwari kutaruzura. Yibazaga ukuntu yajya kubwira ibibazo umuntu bakimenyana, umuntu wamugiriye impuhwe amubonye ku muhanda, maze akajya kumubwira ibibazo by'amafaranga, akumva rwose ntabwo azi aho yabihera. Yakomeje kubwira buri muntu wese yatekerezaga ko yamuha ubufasha, ariko nta na buke yigeze abona. Nyamara iminsi 2 yaragiye irashira, ibintu rwose biri kugenda bimera nabi cyane. Noneho muganga yaramubwiye ati narabikubwiye ko utagomba kurenza iminsi 3 utarazana ayo mafaranga, nuramuka uyirengeje ntuzambaze rwose izindi ngaruka uzagira nyuma. Migi rero yaragiye yicara ku gitanda aho nyine Speranza yari aryamye, yaramwitegereje maze agahinda karamurenga. Yabonaga ko umugore we ari kugenda amucika buhoro rwose, kubera ko n'imbaraga zo kuvuga byasaga nkaho ntazo afite. Noneho yabonaga ko ibintu bimeze nabi cyane. Yafashe umwanzuro rero wo kujya kureba Naomi, maze akaba ari we atura iki kibazo, kuko yabonaga ari we muntu wenyine ahari wagira icyo amufasha, dore ko haburaga umunsi umwe gusa kugira ngo nyine ibibazo noneho bikomeye bitangire. Akimara rero gutekereza ibi ngibi, yahise agenda yiruka cyane rwose, ku buryo yageze kwa Naomi yamaze kubira ibyunzwe umubiri wose kubera ukuntu yirutse cyane. Naomi rero akimubona yaramubajije ati wowe se kandi kumeze utyo bimeze bite? Naho rero Migi ati nkeneye ubufasha, ni ukuri ndakwinginze mabuja, ndakwinginze mbabarira unyumve maze nyine umfashe. Naho Naomi ati mbwira nta kibazo. Migi rero yaramubwiye ati nkeneye amafaranga kandi menshi, kubera ko tuvugana umukunzi wanjye ari hagati yo gupfa no gukira. Naomi ati hanyuma se amafaranga ari kuvugwa muri uyu mwandiko nangahe? Naho rero Migi ati miliyoni 10. Naomi rero yaramusetse ati miliyoni 10? Miliyoni 10 uri kumva ukuntu ari amafaranga menshi? Ubwo se urumva umuntu yayaguha gutyo gusa? Naho rero Migi yahise apfukama hasi ati ndakwinginze mfasha, aya mafaranga nzayakwishyura, nushaka uzambwire njye nkorera ubuntu kugeza igihe azashyiriramo. Rwose ndakwinginze mfasha, kubera ko ntarebye neza umugore wanjye yancika, kandi umugore wanjye ni ubuzima bwanjye. Nakora buri kimwe cyose kugira ngo nyine abe muzima. Naomi rero yaramubwiye ati uriteguye kuba wakora buri kimwe cyose? Naho rero Migi ati cyane rwose. Naomi yahise amuhagurutsa ati nta kibazo, amafaranga ndayaguha, ariko kondisiyo ni imwe, ni uko ugiye kubanza ukansoma. Ibi bintu rero Migi yabitekerejeho nk'iminota 2, ariko nanone ahita atekereza ati icyo ari cyo cyose nagikora kugira ngo umugore wanjye amere neza, kubera ko aho kugira ngo apfe mu bure, ahubwo nyine yabimenya ko nasomanye n'undi muntu maze akanyanga, ariko nibura ari muzima, kubera ko sinakwihanganira kumubona apfa kubera ubwenge buke naba nagize. Yahise yemera rwose gusomana na Naomi, nubwo ari ibintu bitari bimufasheho, byasaga nkaho Naomi ari gusoma igipupe. Naomi rero yaramubwiye ati nta kibazo, amafaranga ndayaguha, ariko nyine tuzavugana uburyo uzagenda uyishyura. Ibi byose ntabwo Migi yarabyitayeho. Icyo yari yitayeho nuko yari agiye gusubira kwa muganga, maze akabwira muganga yuko amafaranga yayabonye, umukunzi we agatangira kuvurwa. Yarongeye rero agenda yiruka adahumeka, dore ko rwose wabonaga ko ameze nk'umuntu udafite umutima muri kano kanya. Yageze kwa muganga asakuza cyane ati muganga amafaranga nayabonye. Muganga rero yaramwitabye maze aramubwira ati hanyuma rero ugomba kuza gusinya nyine impapuro zituma nyine twamujyana ku iseta maze tukamubaga, kandi ntuhangayike, humura rwose ibintu bizagenda neza. Migi rero yatangiye gutuza
aho yumvaga ko nyine umugore we noneho ashobora kuba agiye gukira. Esperanza rero baramuvuye maze arakira, ndetse rwose nyuma y'iminsi mike bavuye kwa muganga maze barataha, gusa bamubwiye nyine kujya yigengesera ndetse rwose kudakoresha umugongo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hanyuma rero kubera ko Migi yagombaga kujya ku kazi, byabaye ngombwa ko wa mushuti wa Esperanza azajya aza gusigarana nawe akamutekera ndetse rwose akamwitaho. Esperanza rero amaze kumera neza yabajije Migi ahantu yakuye amafaranga yose bakoresheje kwa muganga, dore ko yari menshi cyane. Yaramubwiye ati nizere yuko utongeye kujyana na wa mubyara wawe umwe wajyaga agutwara gucukura amabuye y'agaciro rwihishwa, nizere ko biriya bintu utabisubiyemo kuko sinshaka ko ibirombe bizakugwaho. Naho rero Migi yaramubwiye ati hoya, ntabwo ariko byagenze, ahubwo nayagujije Naomi bosi wanjye mushyashya. Akivuga ibi rero byasaga nkaho rwose ibi bintu biteye ubwoba Esperanza. Yaramubwiye ati none se yarayaguhaye gutyo gusa? Naho rero Migi ati yego, kuko twasezeranye ko nyine nzajya nkora nyishyura. Esperanza rero byamuteye ubwoba cyane, ndetse rwose atangira kubwira umukunzi we ati sinzi impamvu numva bino bintu ntabyizeye, sinzi impamvu numva bishobora kuba bifite inkurikizi, sinzi impamvu numva uriya mukobwa afite ikintu agushakaho, kubera yuko ntabwo byoroshye ko abantu bose muziranye kuva kera wari wabuze umuntu n'umwe wagufasha, ariko nyamara umuntu mumenyanye mu kwezi kumwe gusa akaba ari we ugufasha. Gusa nyine ujye witwararika, ndakwizera urabizi kandi ndagukunda, ariko ujye witwararika kuko ntawamenya icyo uriya mukobwa agushakaho. Nyamara kano kanya Migi yari ari gutekereza ko ibyo umukunzi we ari gutekereza bifite rwose aho bihurira n'ibyari bigiye kumubaho, kubera ko n'ubundi uriya mukobwa yamusabye ko basomana. Yibazaga rero ibizakurikira, n'ubundi nawe yari afite ubwoba rwose. Migi yari afite ubwoba bw'ibintu bizakurikira, ariko byose ntacyo byari bimubwiye, kubera ko icyari kimuteye ubwoba cyari ukubura umugore we. Kuva rero yari yarakize, yaravugaga ati bizaba byose ni akazi kabyo, umugore wanjye apfa kuba ameze neza gusa. Iminsi rero yaragiye irisunika, maze Esperanza nawe nyine aza gukira neza, noneho rwose amera neza. Umunsi umwe rero Dani yaje kumureba, yaraje arakomanga, maze nyine Esperanza arafungura. Dani yahise amubwira ati umeze neza? Ati none se wari waragiye mu bihugu byo hanze? Uzi ko hashize igihe kinini narakubuze. Tekereza ko utari unagicuruza, none se byakugendekeye bite? Naho rero Esperanza ati meze neza, nta kibazo na kimwe mfite, ndakeka amakuru yanjye uyamenye, ngaho rero genda. Naho rero Dani ati hoya mbwira, niba hari n'ikibazo wagize, niba ukeneye amafaranga nayaguha rwose ayo ushaka yose, niba kandi waranahombye mu bucuruzi bwawe nabwo rwose nditeguye kugufasha. Esperanza aramubwiye ati ibyo byose rero nta na kimwe cyambayeho, ngaho genda kandi urakoze nyine. Naho rero Dani yaramubwiye ati none se waretse nkinjira mu nzu ko mbizi ko ari wowe uhari wenyine? Esperanza ati ngo guki? Ati ukinjira hehe? Yahise rero yinjira mu nzu maze akubitaho urugi arafunga. Dani n'ubundi yasigaye ahagaze hahandi nyine wenyine. Nawe abonye nyine ko Esperanza atagarutse, yahise nawe yigendera, ariko bimubabaje ukuntu uyu mukobwa buri gihe ahora amuca amazi. Naho rero ku rundi ruhande, uko nyine Migi yavaga gutwara Naomi, bageze mu rugo Migi yahitaga amuhereza urufunguzo bakiri hanze, ati muraraharyana. Ntabwo yari akimuvugisha amagambo menshi, yabaga yumva nyine ameze nk'umutinya. Umunsi umwe rero Naomi yaramubwiye ati none se wakwinjiye mu nzu maze ugashaka n'icyo ufata cyo kurya? Naho rero Migi yahise amubwira ati oya ntacyo nkeneye, kuko ndabizi neza ko umukunzi wanjye yanteguriye amafunguro. Yarigendeye rero, ariko icyo atarazi ni uko Naomi yari yaramaze kwinjira mu rukundo na Migi. Naomi yari yarakunze Migi cyane, ndetse rwose guhera wa munsi wa mbere yamubonaga. Hanyuma ibi yumvaga nyine atagishoboye kubyihererana, dore ko uko yabaga aryamye nta bitotsi yari akibona, yabaga ari gutekereza kuri Migi, kandi agatekereza ko uyu mugabo afite umugore
kandi nyine bakundana cyane, ndetse rwose akibaza ukuntu azamukura kuri uyu mugore, ariko nanone akumva rwose ni ikibazo gikomeye. Umunsi umwe rero bavuye ku kazi, Nawomi yabwiye Migi ko amushaka kandi hari ibyo akeneye ko bavugana. Nta yandi mahitamo rero Migi yari afite uretse nyine ayo kwinjira mu nzu. Hanyuma bakinjira mu nzu rero, Nawomi yahise amubwira ati amafaranga yanjye ndayakeneye kuko igihe twahanye kirarangiye. Migi rero yakanuye amaso, yabuze aho areba, maze atangira nyine kubwira Nawomi ati none se ntitwavuganye ko nyine nzakora nyishyura? Naho rero Nawomi ati none se kontara wasinye ntabwo wari wayisomye? Amasezerano wasinye ntabwo wigeze uyasoma? Nakubwiraga yuko ugomba kuzanyishyura amafaranga yanjye mu mezi 3 gusa, none amezi 3 arashize. Ubwo rero wakabaye umpa miliyoni zanjye zose zisigaye. Migi rero yabuze aho areba, maze ubwoba buramwica. Naho rero Nawomi yahise amubwira ati gusa nyine niba udashaka yuko ngufungisha kubera ko amasezerano utigeze uyubahiriza, hari ikindi cyo gukora. Migi ati ni igiki se kandi? Naho rero Nawomi yahise amubwira ati iri joro ugiye kurara hano, kandi nyine nuharara ideni ndagabanyaho, nuramuka uraye hano ndaza kugabanyaho miliyoni 2 n'igice. Migi rero yatekereje ibi bintu maze aramubwira ati hoya ntabwo byashoboka, mfite umugore kandi arankeneye mu rugo. Naho rero Nawomi ati ibyo ntabwo bindeba, muhamagare, sinzi ibyo uri bumubwire, ariko nyine shaka ibyo umusobanurira ku buryo uri burare hano. Naho rero Migi ati ariko ni ukuri ntabwo rwose ukuntu umeze, ibitekerezo mfite ntabwo nshaka nyine kuba hari icyo nakora nawe. Nawomi rero yamubwiye ati nta kibazo, wowe rara, ibindi nta kibazo bindekere. Ubwo nyine Nawomi we yumvaga kuza kurara hano nyine bishobora kuza gutuma uyu musore yifuza Nawomi maze bakaba baryamana. Migi rero wari utekereje aya mafaranga yose bari bumugabanyirize ku kurara hano, cyane cyane ko yari abizi neza ko adashobora kuryamana na Nawomi uko byagenda kose. Yabwiye Nawomi ati nta kibazo, gusa nyine nuko nta yandi mahitamo nanone yari afite. Yatekerezaga ko kubera amasezerano yasinye yiruka, yasinye atayasomye, kuko nyine icyo yatekerezaga cyari kujya kwa muganga akavuza umugore we, ibindi byose ntabyo yari yitayeho. Ubwo urumva nyine Nawomi nawe yamuteze umutego. Yaratekereje ati rero haramutse havuyeho miliyoni 2 n'igice nta kibazo, kubera ko amafaranga yaba ari kugabanuka. Yabwiye Nawomi ati ubwo rero turakora andi masezerano, noneho nyine avuga yuko ngusigayemo miliyoni 7 kuko 500,000 yari amaze kubimwishyura. Uko yagendaga nyine abimukata ku mushahara, ubwo kongeraho nyine n'izo miliyoni 2,500 bari bongeyeho. Nawomi ati nta kibazo, gusa nanone Migi yatekereje icyo ari bubwire umugore we, yumva rwose ntacyo azi, maze ahitamo kuzimya telefone. Yicaye mu ntebe rero muri salo, maze Nawomi akajya amubwira ati hanyuma se tujye kuryama? Naho Migi ati ndaryama hano. Nawomi rero yaragiye ajya mu cyumba, maze yambara utwenda turi sexy, dore ko yari umukobwa uteye neza cyane. Yaraje yinyuza imbere rwose ya Migi, ndetse akajya anamwikoreshwaho. Ariko Migi wagira ngo ni ibuye ryari yicaye hano, ntabwo yanyeganyegaga, nta n'icyo byari bimubwiye icyo uyu mukobwa yakora icyo ari cyo cyose. Yari ari kwitekerereza ukuntu umugore we araye mu nzu wenyine. Nawomi rero yakoze ibishoboka byose, ariko Migi nanone aranga rwose, aramunanira. Bwarinze bucya, uyu musore akicaye muri salo. Yaratashye rero akigera mu rugo, maze nyine umugore we akimukubita amaso ati sheri waraye he ko naraye nkubuze? Naguhamagaye telefone yawe ntiyacagamo, ntakubeshye umutima wamvuyemo, natekerezaga ko ahari wakoze agisida, numvaga utakiriho. Kubera iki nta kintu kimwe ugeze umbwira? Migi atumbabarire mukunzi, ibintu byambayeho rwose ntabwo byari byoroshye. Imodoka yaraye ipfiriye mu nzira, kandi hari mu masaha y'ijoro cyane. Umuriro nawo wari wanciranye. Ahantu imodoka yapfiriye ntitwari kubona naho ducaginga, byabaye ngombwa ko turara mu modoka. Gusa meze neza, ariko ni ukuri ijoro ntabwo ryangendekeye neza.
Esperanza rero yahise amubwira ati nta kibazo ko umeze neza, gusa umutima wari wamvuyemo. Yaramuhobereye ati Imana ishimwe ko ikungaruriye amahoro. Nyuma y'iminsi rero Esperanza yasubiye nyine no gucuruza, dore ko noneho yari ameze neza rwose nta kibazo namba yifitiye. Umunsi umwe rero ari gucuruza, wa mushuti we yaje kumureba nyine aho yari ari gucururiza, maze aramubwira ati ndishimye kuko ubona umeze neza, nta nubwo wamenya ko wigeze urwara. Esperanza rero yahise amubwira atumva ni ukuri ndi umunyamahirwe kuba ngufite mu buzima, wowe n'umugabo wanjye, kubera ko ni mwe bantu nyine bamba hafi, ni namwe kandi banyitaho, ndabashimiye cyane. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira atumva ukivuga umugabo wawe aragukunda ku buryo ni ukuri nanjye bijya bintungura, akora buri kimwe cyose, mbese aba yumva yanakwitangira. Uriya rwose ni marayika murinzi wawe, ikindi kandi ujye umukunda ndetse nyine ukomeze no kumwitaho, kandi ujye usenga ushima Imana yamuguhaye, kubera ko ni umugabo w'inzozi z'abagore benshi. Esperanza rero amubwira ati ni ukuri ntabwo njya mbyibagirwa gushima Imana, kubera ko arankunda kandi anyitaho kurusha uko we rwose yitaho. Tekereza ko ubu arahora adahumeka kugira ngo arebe ko yakwishyura umwenda w'amafaranga yamvuje kwa muganga. Nyamara rero ku rundi ruhande Naomi we yarahangayitse, kubera ko uyu musore yari akomeje rwose kumunanira, kandi nyamara Naomi yaramushakaga ku bubi na bwiza, ku buryo nyine umunsi umwe bari bagiye kujya ku kazi ari mu masaha y'igitondo, maze Naomi abaza Migi ati none se umugore wawe ameze ate? Naho Migi atameze neza. Naomi ati ariko uramukunda cyane cyane kurenza uko wowe wikunda. Naho rero Migi ati ariko ni ukuri ntabwo rwose numva ari byiza ko naganira nawe ku byerekeranye nanjye n'umugore wanjye, gusa mu ijambo rimwe ndamukunda kubera ko ni buri kimwe kuri njyewe. Naomi rero amubwira ati nta kibazo ngaho ntwara kuko ngiye kujya ku kazi. Gusa nyine mu modoka Naomi yagendaga yitegereza uyu musore, ndetse akibuka nyine amagambo yamubwiye bwa mbere bagihura, dore ko aya magambo nyine ari nayo yamukuruye kurinda nubwo atangira kumukunda, kubera ukuntu uyu musore yavugaga neza, avuga ari no guseka. Ntabwo rero ibi bintu Naomi yari yarigeze abyibagirwa, n'ubundi yari ari kugenda amwitegereza maze akajya amwenyura. Gusa nanone yaratekerezaga ati kuva uyu musore akindimo amafaranga nta hantu na hamwe azancikira, kuko aya mafaranga ni ikiziriko muziritse, nta hantu na hamwe rwose azigera abasha kujya. Ku rundi ruhande ariko Esperanza nawe ntabwo yari yorohewe, dore ko Dani nawe rwose atatumaga ahumeka. Umunsi umwe yamusanze nyine aho yari ari gucururiza, maze asanga ari kumwe na wa mushuti we. Akimubona yahise amubwira ati ndishimye ko wongeye kugaruka ku kazi. Naho uyu mushuti we ati ariko wowe ntabwo ujya uruha, igihe bahereye bakubwira ubundi ukeneye ko bazakora iki? Naho rero Esperanza ati ariko ubundi Dani kubera icyo utumva, narabikubwiye ko rwose ntateze kuzagukunda, ikindi kandi ufite amafaranga, wabasha kubona undi mukobwa uwo ari we wese ushaka, sinzi impamvu ukomeza kwiruka kuri njyewe. Naho Dani ati ni wowe nshaka, nta wundi nshaka. Esperanza ati ariko njyewe narafashwe, mfite umugabo kandi ndamukunda, sinzi impamvu rwose ukomeza kwiruka inyuma y'ibidashoboka. Dani ati ahubwo se wowe kubera iki utanyemera, kubera iki ukomeza gukunda uriya musore udafite ikintu na kimwe, uriya uramukunda ngo azakugeze kuki? Umujinya rero warabishe, maze batangira kumukubita ibishishwa by'ama oranje byari biri hano, bamubwira ko nyine agomba kuva hano kandi ntazigera ahagaruka. Umunsi wakurikiye rero Migi yaratashye, maze asanga nyine Esperanza aramutegereje nk'ibisanzwe. Yahise ahaguruka maze aramuhobera ati sheri ni karibu rwose, uzi ko mba nagukumbuye, umunsi wose uba ari muremure. Naho rero Migi wari ufite ukuboko kuri inyuma yahise amubwira ati nanjye ndari ngukumbuye cyane. Hanyuma rero uyu munsi nari nkuzaniye impano. Yahise amuhereza nyine akamvirope yari afite inyuma, maze ahita amubwira ati iyi ni impano rero y'isabukuru yawe, nubwo nyine nyiguhaye mbere y'uko iba.
Esperanza rero yarishimye maze ahita amubwira ati natekerezaga ko rwose kuri iyi nshuro noneho utazaba wibuka ko mfite isabukuru kubera ibibazo byose twanyuzemo. Naho Migi ati gute se nakwibagirwa isabukuru yawe, ibyo bintu rwose ntabwo bishoboka. Esperanza rero yahise amuhobera maze agifungura asangana agakanzu keza cyane n'agasakoshi ndetse n'inkweto. Yahise amubwira ati mukunzi, ibi bintu biragaragara ko rwose bihenze kandi urabizi dufite ibibazo by'amafaranga menshi, imyenda ndayifite bihagije. Naho Migi yahise amubwira ati rero iyi mpano nyine iyo rwose ni iy'umwihariko kubera ko ejo ndashaka kuzagusohokana tugaserebura isabukuru yawe, nzataha kare bishoboka maze njye nawe uwo munsi tuwumarane, nubwo nyine azaba ari amasaha make ariko ndifuza kuzaba ndi kumwe nawe, nzakora uko nshoboye kose maze ntahe kare. Ubwo rero nagombaga kukugurira nyine imyenda mishya uzambara ku munsi udasanzwe, ejo ni umunsi udasanzwe kuri twebwe. Esperanza rero yarongera aramuhobera maze nanone arongera aramushimira, aramubwira ati ndagukunda, sinzi inshuro nzabikubwira, gusa Imana yarakoze kumpuza nawe. Naho rero Migi ati nanjye mpora nkubwira kuri byose kuri njyewe kandi uri ibyishimo byanjye, ntacyo ntakora rero igihe cyose nzaba ngishoboye. Bukeye rero ubwo nyine hari kuri anniversaire ya Esperanza ku mugoroba, birumvikana ko nyine Migi yagombaga gutaha kare bishoboka. Yaratashye rero ageze nyine mu rugo kwa Naomi agiye kumuha urufunguzo kugira ngo agende. Naomi yahise amubwira ati ariko nifuzaga ko tuvugana. Naho rero Migi ati nta kibazo wambwira ariko nyine ndihuta. Naho Naomi yahise amubwira ati uzi n'ikindi, ndumva nshaka yuko tumarana icyumweru. Ibi bintu rero Migi akibyumva yaratunguwe, kwa kundi nyine uhita ubura ikintu usubiza umuntu ukabanza ukamureba cyane. Ati icyumweru? Ati kubera iki se kandi? Naho rero Esperanza Naomi rero yahise amubwira ati nyine ugiye kumara icyumweru hano, hanyuma rero icyumweru nigishira uzaba umaze kunyishyura, noneho ideni ryose wari undimo rizaba rirangiye. Migi rero yumvise nyine ibi bintu ntacyo byaba bitwaye, cyane cyane ko yari abizi ko umunsi wa mbere yaraye hano kandi ntihagire ikintu kiba. Nyamara Naomi we yari yizeye ko icyumweru noneho ari cyinshi cyo rwose uyu musore adashobora kuzabyihanganira. Yaratekerezaga ati umunsi umwe yabashije kuwihanganira, ariko icyumweru andeba imbere ye ntabwo rwose cyo ashobora kucyihanganira. Byanze bikunze kizashira naramwigaruriye. Migi rero yaramubwiye ati noneho reka nyine ntahe, ubwo ejo mu gitondo nzaza nta kibazo dutangire kubara ejo. Naomi yaramubwiye ati hoya, ntabwo uri busohoke hano, ahubwo turabara duhereye uyu munsi. Migi ati ndakwinginze mbabarira ntahe kubera ko umugore wanjye afite isabukuru kandi rwose ngomba kuba ndi kumwe nawe kubera ko namusezeranyije ko ngomba nyine kuza kumusohokana. Naomi yaramubwiye ati ibyo ntibindeba, nusohoka hano umenye ko ejo mu gitondo ugomba kuzinjira hano unzaniye amafaranga yanjye yose ataburaho n'igiceri cyaba kiburaho, ubwo nyine ibindi tuzabiganira wowe ufunze. Ibi bintu rero byateye nanone Migi ubwoba kubera ko ntabwo yifuzaga gufungwa kandi yarabibonaga ko uyu mukobwa nta mikino afite habe na gatoya. Nyamara kano kanya Esperanza we yari yamaze kwitegura ndetse yicaye ategereje umukunzi we. Migi rero nta yandi mahitamo yari afite uretse gufata telefone maze agahamagara umugore we. Akimuhamagara Esperanza yahise amubwira ati sheri, namaze kwitegura, ni wowe ntegereje. Naho rero Migi yahise amubwira ati sheri, rero ugiye kumbabarira, hari umushuti wanjye tugiye kumara n'icyumweru, gusa nyine ni ngombwa ko nkihamara kubera ko bigiye kumfasha kwishyura ideni ryose ry'amafaranga twari turimo. Naho rero Esperanza ati kwishyura amafaranga? Ati none se ko ideni turimo ari rinini, ayo mafaranga yaba avuye hehe? Migi yaramubwiye ati ntabwo nabasha kubigusobanurira kano kanya kuri telefone, ugiye kwihangana, gusa ninza nyine nzagusobanurira buri kimwe cyose. Yahise akupa telefone kuko nawe yarabyumvaga ko ubusobanuro ari bw'umukunzi we atabwumva habe na gatoya. Ati gusa nyine umbabarire. Yamaze gukupa maze Esperanza ahita atangira kurira
yatangiye gutekereza ibintu byinshi, mbese yaratangiye abunza imitima, yaratekereje maze rwose yivayo. Nyamara mu kongera guhamagara umugabo we yasanze telefone itakiriho, umutima waramuriye ariko ntacyo gukora yari afite. Uyu munsi rero Naomi yabwiye nyine Migi ko noneho atari burare muri salo, ko ahubwo bari burare mu cyumba kimwe. Migi yarabyanze, ariko nanone Naomi amubwira ko ari we nyine uri kuyobora umukino ubu bavugana. Nta yandi mahitamo rero Migi yari afite, yagiye mu cyumba nyine. Gusa uyu musore ubwenge bwe ndetse n'umutima we byose ntabwo byari bihari, byasaga nkaho ibitekerezo biri mu rugo iwe hano nyine hari umubiri gusa, dore ko yari ari kwitekerereza umugore we, atekereza ukuntu ameze, atekereza ukuntu yababaye ku isabukuru ye. Wabonaga nawe agahinda ari kose ndetse amarira ari kubunga mu maso. Naomi rero yamubwiye ko nyine amukunda ndetse ko yifuza ko bakundana. Yaramubwiye ati ndifuza ko warekana n'umugore wawe maze nyine ukaza tukibanira. Urabyumva ute ndamutse ngwaye n'amafaranga menshi ariko ukarekana n'umugore wawe? Migi rero yaramubwiye ati ntabwo byashoboka, kubera ko umugore wanjye ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ntakubeshye nta n'undi muntu n'umwe nabasha gukunda. Uyu munsi rero Naomi yakoze ibishoboka byose, ariko n'ubundi asanga rwose ntacyo biri kumufasha, kubera ko Migi nyine byasaga nkaho atari kubona uyu mukobwa nkaho ari umukobwa, ahubwo rwose yamubonaga nkaho ari umuhungu bari kumwe. Nta santima habe na mba yaramufitiye. Iminsi rero yaragiye ishira ari ine, nyamara Speranza nta makuru y'umugabo we yari afite. Yari ahangayitse kuko buri saha yose yaramuhamagaraga ariko akumva telefone ntabwo iriho. Nyamara Migi nawe aho yari ari yarahangayitse, ibigeragezo byari byose, ariko nanone byagaragaraga yuko Naomi nawe ari kubona ko ibintu byose akora aba yakoreye ubusa. Kandi nyamara noneho Migi yari yaramenye ubwenge, kubera ko mbere y'uko atangira ibyo bumvikanye yarabanzaga bagasinya kontra. N'ubu rwose kontra bari barayisinye ivuga yuko icyumweru nigishira ari hano muri runo rugo ideni ryose yari amurimo rizaba rirangiye. Migi rero we mu mutima yaribwiraga ati sinjye nzabona icyumweru gishira maze nkitahira nkajya kwirebera umugore. Naho Naomi we yabaga atekereza ko ibyanze uyu munsi ejo bizemera. Mbese yari afite icyizere ko nta mugabo wareba uyu mukobwa wari uteye neza kuriya, ufite amafaranga menshi ndetse rwose wanemeraga kuzayaha uyu musore ngo nyine uyu musore ayiteshe. Yumvaga ko ibyo ari byo byose icyumweru kizajya gushira ibintu byaragenze neza rwose. Wa mushuti rero wa Speranza yaje kumureba, maze Speranza aramubwira ati ndahangayitse kubera ko nta makuru y'umukunzi wanjye mfite. Naho uyu mushuti we ariko yarabikubwiye, ubwo rwose yakubwiye ko afite akazi agiye gukora. Byumve nyine ko nyine ubwo ari mu kazi, nta kibazo rwose, ntabwo ugomba guhangayika, kandi ndakeka ko ari hafi kurangira. Speranza rero yaramubwiye ati iyo atabimbwira bwo nta nubwo rwose nzi ko mba mbasha kuryama, gusa nanone kuba muhamagara ntanyitabe rwose mba numva bimpangayikishije. Umunsi rero wakurikiye Migi yahamagaye Speranza kuko rwose byasabaga nyine kwihisha Naomi. Yaragiye rero aramuhamagara, yagiye rero mu kindi cyumba maze aramuhamagara. Hanyuma Speranza yahise amubwira ati sheri, koko iyi minsi yose irashize utamvugisha, ariko ako kazi urimo ni akazi kameze gute? Nizere ko atari ibintu bitemewe n'amategeko, ndakwinginze rwose ntubimbwire. Naho rero Migi ati humura, ntabwo ari ibintu bitemewe n'amategeko, gusa ni ikiraka ndimo kandi nzagisoza maze kwishyura neza ideni ryose twari turimo. Ihangane, dore harabura iminsi 2 gusa kugira ngo akazi mbe gashoje, nzahita nza. Ikindi kandi ndagukunda urabizi. Naho rero Speranza ati ndagusengera buri munsi kugira ngo rwose umere neza, ariko ndakwinginze ntuzajye rwose mu bintu bitemewe n'amategeko kuko sinshaka ko ubyinjiramo. Nizere ko ibintu urimo ari ibintu bitunganye. Migi ati humura rwose. Akivuga ibi rero yahise ajya kumva yumva ibirenge. Uwo yari Naomi wari uri kuza nyine amusanga aho yari ari.
Migi yahise amubwira ati ndagukunda sheri, ndagukunda, ubwo nimbona umwanya nzongera nguhamagare. Yahise akupa telefone kugira ngo Naomi atavugiramo. Umunsi wakurikiye rero Esperanza yitahiye avuye gucuruza, yahise asanga Dani ahagaze imbere y'urugi rwabo afite indabyo nziza cyane. Naho Esperanza ati izo ndabyo se kandi uzijyanye he? Naho Dani ati namenye buri kimwe, namenye ko watandukanye n'umugabo wawe, ndakeka waramufashe ari kumwe n'undi mugore, nta kindi kintu cyabatandukanya, ariko nari mbizi ntabwo rwose uriya mugabo yari kuba nyine ataguca inyuma n'ukuntu kose wowe wanyangaga. Hanyuma rero niteguye rwose kuza kuguhoza ayo marira, niyo mpamvu nyine nkuzaniye izi ndabyo. Kwihangana byaranze, maze Esperanza ahita afata za ndabyo yatangiye kuzimuhondagura, yarazimukubise mpaka amababi ashiraho. Yahise amubwira ati ndumva nta makuru ufite, umugabo wanjye ari mu kazi kandi rwose azaza ejo, ubwo rero subiza rwose amerwe mu isaho kubera ko ntabwo twatandukanye. Yahise agenda yinjirira mu nzu, maze nyine Dani wari ufite amakuru apfuye byaramubabaje ko yibeshye, kuko yumvaga noneho ariyo mahirwe agize yo kwigarurira umutima wa Esperanza. Ku rundi ruhande rero Naomi yari ari kubona akomeje guhomba, dore ko n'ubundi yongeye kwicaza uyu musore maze akamubwira ko rwose amukunda kandi atiteguye kumurekura, ariko nyamara Migi n'ubundi akamubwira yuko bidashoboka, yakunze uwo atakabaye akunda, ko rwose afite ubushobozi bwo gukunda undi musore uwo ari we wese, ariko ko we bitashoboka. Naho rero Naomi yaramubwiye ati none se urabyumva utundi ndamutse nguhinduriye akazi maze ukaza gukora muri biro yanjye, ko rwose mbona yuko nabyo wabishobora, umushahara ukiyongera maze ibintu byose bikagenda neza. Migi rero yaramubwiye ati reka ibyo byose tuzabivugana ejo. Ejo rero yamubwiraga nibwo nyine icyumweru cyari kuba cyuzuye, ati ibyo byose tuzabivugana nta kibazo, kandi nyine murakoze ku bufasha mukomeje kumpa. Naomi we yatekerezaga ko byaba byiza aje gukora muri biro ye, kubera ko noneho bajya biriranwa, yaba amufite hafi ye, byanze bikunze byazarangira amwigaruriye. Bwarakeye rero, maze nyine Migi aritegura, yabwiye rero Naomi ati ndakeka rero kontra twari dufitanye yarangiye. Naho rero Naomi yahise amubwira ati ariko se mbabarira nkwibarize Migi, ubu ndi umukobwa mubi ku buryo nyine icyumweru cyose tumaranye utigeze wumva unamfitiye santima? None se mbwira, nta nubwo wumva rwose hari n'agakundo na gakeya niyo kaba kari kure? Naho rero Migi ati ni ukuri ntako numva rwose, kuko mfite uwo nkunda, mfite umukunzi. Naho rero Naomi ati none se ko mfite byose, ubwiza ndabufite, amafaranga ndayafite, ntacyo ntakoze kugira ngo rwose nanagufashe, nagusezeranyije akazi keza, nakwemereye n'akazi ko muri biro yanjye, urumva hari icyo ntakoze? Koko kunkunda urumva ari ikintu kiremereye? Migi rero yahise amubwira ati nk'uko rero nabibabwiraga mabuja, amasezerano twari dufitanye ararangiye, ikigaragara cyo ni uko ubu ngubu nyine nta deni nkurimo habe n'igiceri cy'10. Naho rero Naomi ati yego, ariko nizere ko nyine tugiye gutangirana amasezerano mashya yo gukorana muri kampani yanjye. Migi rero yahise amubwira ati kuri ibyo ngibyo rero ndashakaga kukubwira ko nsezeye ku kazi kawe ko kugutwara, ndashaka kukubwira ko kandi n'ako kazi kandi ushaka kumpa nako rwose ntagakeneye, ntabwo ngikeneye kuba iruhande rwawe. Kubw'amahirwe amasezerano twari dufitanye ararangiye, ndetse n'ideni birangiye ryose ndikwishyuye, ubwo rero nta kibazo njye nawe dufitanye. Yahise anisohokera aturabeho, kandi kubera ko nisangiye umukunzi wanjye nzanezezwa n'ubukene n'ubundi twari dusanzwe tubayemo, amafaranga yawe yagumane. Nyamara mu bigaragara ni uko nyine byari birangiye Migi atwaye amafaranga yose ya Naomi ku buntu, kubera ko uburyo yari amwishyuyemo bwari uburyo nyine Naomi atari yiteze. Naomi rero byaramurenze ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo rwose wabinkora, ntabwo wabinkora, sinabyemera, sinakure kugenda, ugomba kugumana nanjye
kubera ko uri uwanjye sinshaka ko wongera gusubira mu buzima bw'uriya mugore, cyane cyane ko ntacyo andusha, ndagukunda kandi ngiye mfite n'amafaranga, sinibaza rero icyo wamubonyeho. Naho rero Migi yahise amubwira ati noneho ngaho ntangira, ubu se noneho uramfungisha ukoresheje iki ko njye nawe twarangizanyije, ndagiye rwose kandi sinzongere guhura nawe mu buzima bwanjye bwose kubera ko uri umuntu mubi. Icyo wari ugambiriye cyari ukuntesha umugore wanjye, cyari ukunsenyera, ariko Imana yagize neza ko birangiye byose nta kintu na kimwe ugezeho. Yahise yisohokera, naho Nawomi yasigaye avuza induru yasaze, ibintu bimurenze, yumva atazi icyo gukora kuko yabonaga ko bimurangiranye. Migi rero yageze mu rugo yikumburiye umugore we ndetse n'umugore wamukumbuye cyane, aba bombi barahoberanye maze bose batangira kurira. Migi yarizwaga n'ibigeragezo byose avuyemo kandi atabasha kubwira umugore we, naho rero umugore we yarizwaga n'urukumbuzi yari amufitiye. Sipihanza rero yakiriye umukunzi we, maze amaze kuruhuka yaramubwiye ati rero ndashaka kumbwira buri kimwe ku byari byarakujyanye muri iyo gahunda wari urimo. Naho rero Migi ati icya mbere nshaka kukubwira ni uko ideni ryose twamaze kuryishyura. Ibi nabyo rero byashimishije Sipihanza, maze nyine aramubwira ati ngaho rero mbwira uburyo byanyuzemo. Migi rero yaramubwiye ati umbabarire ku bintu ngiye kukubwira kuko nakoze ibyo wari warambujije. Nagiye kureba wa mubyara wanjye maze ambwira ko hari ikiraka dushobora gukorana mu cyumweru kimwe nkaba maze kwishyura ideni nari ndimo. Nta yandi mahitamo rero nari mfite kubera ko numvaga rwose nkeneye kwishyura ririya deni ubundi nkava kuri kariya kazi, kubera ko uriya mukobwa ntabwo ari umuntu mwiza habe na gatoya, mba mbona ntazi ibindi bintu atekereza, rero numvaga nshaka nyine kuva ku kazi ke. Sipihanza yaramubwiye ati ntumbwire ko wasubiye muri bwa bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nari narakubujije, ntumbwire ko rwose wabisubiyemo. Naho rero Migi ati nabisubiyemo ariko byari icyumweru kimwe kandi byari kubw'impamvu, umbabarire ni ukuri ku bwa buri kimwe, gusa nyine ntabwo bizongera, ndakurahiriye ko ntazongera habe na gatoya. Sipihanza rero yaramubabariye maze aba bombi barahoberana, ariko amubwira ko atazigera yiyongera na rimwe kuko atifuza kuzamubura. Naho Migi yamubwiye ko kandi yasezeye no ku kazi kubera ko rwose abona uriya mukobwa atari umuntu mwiza wo gukomeza gukorana nawe. Uyu mukobwa rero yamubwiye ko nyine nta kibazo rwose niba yabonaga ibintu bitagenda neza n'ubundi bakomeza bakabaho ubuzima bari babayeho, ko akazi keza kazaza kandi ahora abyizeye. Nawomi rero we yatangiye gutekereza ko atahomba amafaranga ye gutyo gusa ngo abure n'urukundo rw'ubuzima bwe. Yaravuze ati noneho ubwo nyine Migi ananiye, reka ngerageze noneho kwegera umugore we maze nzashaka uburyo bwiza nabatandukanyamo, kuko byanze bikunze ngomba nyine kuzabatandukanya. Yatangiye rero kujya ajya kureba nyine Sipihanza maze akamugurira imbuto. Umunsi wa mbere yagiyeyo yaramubwiye ati mbonye rwose umeze nkaho ufite imbuto nziza, ndifuza rero kukugurira. Sipihanza yaramubwiye ati cyane rwose kandi nungurira uzagaruka. Yaramubwiye ati ndashaka rero oranje zose ufite ko wazimpa maze nkazikugurira. Birumvikana ko Sipihanza yumvaga ari nk'igitangaza kuba umuntu umwe agiye kugura imbuto yari gucuruza umunsi wose. Yaramwishyuye rwose kandi neza maze arazimupakirira zose arazimuha. Uyu Nawomi rero yabwiye Sipihanza ko yishimiye kumubona ndetse ko avuga neza, azi kubwira neza abakiriya ko rwose buri munsi azajya aza kumugurira. Naho rero Sipihanza we yarishimye ko abonye nyine umukiriya, nawe aramushimira cyane. Icyo atari azi ni uko nyine Nawomi yari aje hano asanzwe amuzi kuko ari naho hambere yahuriye na Migi. Sipihanza rero yaratashye maze abwira Migi ko uyu munsi wari utandukanye n'iyindi yose, cyane cyane ko yabonye umukiriya maze akagura imbuto zose yari afite. Migi rero yaratunguwe ariko ahita amubwira ati uyu munsi wari umunsi wawe w'amahirwe. Ntabwo yigeze atekereza ko uwo mukiriya ashobora kuza kuba yari Nawomi. Umunsi umwe rero Migi avuye koza imodoka nk'ibisanzwe, dore ko yari yarasubiye muri ka kazi ke ko ku Kinamba, yanyuze nyine kuri Sipihanza ariko ataramugeraho
yagiye kubona abona imodoka iraparitse, we nyine yahise ayimenya maze ahita abona ko ari Nawomi. Yagiye kubona abona imbuto zose n'ubundi barazimupakiriye. Yahise rero agira ubwoba maze yibaza ikintu uyu mukobwa yaba ashaka ku mugore we. Ubwoba bwaramwishe. Mu gutaha yatashye atari kuvuga, gusa nyine ntabwo yari yigeze abonana na Nawomi kubera ko yagumye ahagaze kure kugeza Nawomi agiye. Yabajije rero umugore we ati none se iriya modoka mbonye igiye niwe mukiriya ujya uza akakugurira imbuto zose? Naho rero Esperance ati yego. Ati ni umwana mwiza ntabwo ushobora kubyumva. Ati uriya mukobwa ni umukire kandi afite n'umutima mwiza. Ibi rero byari biri kubabaza cyane Migi, wari uzi neza ko uyu mukobwa atagenzwa n'amahoro uko byagenda kose. Bwarakeye maze Migi ajya kureba nyine Nawomi. Ati ariko nkawe udushakaho iki? Noneho urashaka iki ku mugore wanjye ko ibyanjye nawe byarangiye? Uramushakaho iki? Naho rero Nawomi yaramubwiye ati gabanya ijwi kubera ko nagukorera ikintu utazigera wibagirwa. Ati reka mbanze nkumvishe kano ka audio maze numara kukumva uraza kongera uvuge. Yahise amwumvisha rero audio yari kodinze wa munsi amusaba ko bamara n'icyumweru maze ideni yari amufitiye ryose rikaba rishizemo. Akimara rero kumva ibi bintu umutima wamuvuyemo. Naho rero Nawomi ati wari uzi ko ndi igicucu se ku buryo nari kukureka gutyo gusa nta kantu na kamwe nguteze? Ntabwo byari gushoboka. Ikindi kandi rwose nditeguye kuba nafata iyi message maze nkayoherereza umugore wawe. Ndabizi neza ko ikintu yabyuka akora ari ugusaba agatanya, kuko ndabizi ko utamubwiye ko kiriya cyumweru wakimaze hano. Uko byamera kose waramubeshye, nubwo ibyo wamubeshye ntabizi. Ubwo rero genda gake kubera ko rwose ngo ufite mu biganza byanjye. Migi yahise amubwira ati uri umugome, uri shitani, genda, gusa uri umuntu mubi cyane. Migi rero yavuye hano maze ahita afata umwanzuro wo kubwiza ukuri umugore we buri kimwe cyose bikamwivira mu kanwa, aho kugira ngo uyu mugore azabimubwire. Maze nyine aho kugira ngo Nawomi abe ari uzabimubwira maze abimubwire mu bundi buryo, ku buryo noneho ashobora kuvuga n'ibitarabaye, yahisemo nyine kuba ari we ubimwibwirira. Yaragiye rero aramwicaza maze amubwira ko ibintu agiye kumubwira noneho bikomeye kurusha buri kimwe cyose yigeze amubwira. Yamubwiye ko yamubeshye maze amusobanurira buri kimwe cyose uko cyagenze. Esperance rero akimara kumva ibi byose ntabwo rwose yigeze yiyumvisha ko aba bombi baba baramaranye icyumweru cyose nta kintu kibaye. Nyamara rero umugabo we yaramurahiye ati ni ukuri nta kintu na kimwe kigeze kiba, gusa nagombaga kumusaba ariya mafaranga kubera yuko nabonaga uri mu bitaro umeze nabi. Byo nyine nta yandi mahitamo nari mfite. Hanyuma rero kumwishyura ubwo rwose ntabwo twari kuzigera tubona amafaranga yo kumwishyura, kandi nanone numvaga rwose ntagishaka gukorana nawe kuko yahoraga buri gihe ashaka kungusha mu bishuko. Niyo mpamvu rero amporopoje nyine ko rwose twamara n'icyumweru maze ideni ryose rikaba rirarangiye. Nahisemo ko nabimwemerera kuko nari niyizeye 100% ko nta kintu kizaba hagati yanjye nawe, ariko ideni rikarangira maze akava mu buzima bwanjye. Ariko ikintu gitangaje ntabwo yigeze ahava, kuko urabona ko nawe akigukurikirana. Uriya mukobwa utekereza ko ari umukiriya wawe ni wa wundi nyine nakoreraga, niwe uri kukugendaho kuko arashaka gusenya urugo rwacu, aranshaka, arankeneye. Hanyuma rero arifuza icyadutandukanya kuko njye yarabinsabye ndabyanga, yampaye amafaranga biranga. Arashaka rero kunyura kuri wowe kugira ngo adutandukanye, kandi siniteguye kugutakaza, urabizi. Umugore we rero we yari ari kurira, ntabwo ibi bintu byose yari ari kubyumva. Uyu munsi rero baraye nyine bashwanye batari kumvikana. Umunsi wakurikiye izi nkuru zose Esperance yagombaga kuzibwira wa mushuti we nawe yaguye mu kantu, ariko aramubwira ati ni ukuri ntabwo rwose ukwiriye kurakara gutyo kubera ko umugabo wawe ni umunyakuri. Kuva akwibwirira ibintu byose buriya uko yabikubwiye niko byagenze, kandi rwose nanjye iyo nza kuba we nta kundi kuntu nari kubigenza kuko nta yandi mahitamo yari afite. Ikindi kandi urumva ko iryo deni birangiye munarivuyemo, ngewe ndumva nizeye neza cyane ko Migi nta kintu rwose yigeze akora, kandi nawe umwizere, urabizi aragukunda. Iyo aza kuba hari icyo yakoze ntabyo ari kukubwira kuko n'ubundi nta bundi buryo wari kuzabimenyamo.
hanyuma rero Speranza yaramubwiye ati ndumva nyine umutima uri kundya sinzi impamvu, ariko nanone umugabo wanjye ndamukunda, yakoze buri kimwe ku bwanjye kubera ko ndi ku bitaro. Yari ahangayitse birumvikana. Uyu mushuti we ati ntabwo wowe wabyumva, yendaga nko gusara neza neza. Bwarakeye rero maze noneho Nawomi yagarutse hahandi nyine uyu mukobwa acururiza imbuto yumvaga ahari aje kumubwira buri kimwe cyose. Naho rero Speranza akimukubita amaso yahise amubwira ati umukobwa mubi gusa, uri umugome, washakaga gusenya urugo rwanjye, uragira ngo se buri kimwe cyose sinkizi. Uyu nawe rero yaratunguwe ati hanyuma se utekereza ko uriya mugabo wawe ari wowe wenyine umukeneye? Nanjye rwose ndamukeneye kandi ngombe nzamwegukane. Naho rero Speranza yahise amukubita urushyi rwiza nta kubitekerezaho ati n'ikindi gihe utazongera gutekereza ku mugabo wanjye, kandi impamvu yambwiye buri kimwe cyose ni uko ankunda, kandi nyine ntabwo wowe wigeze agukunda. Ikindi kandi nta n'uko uzigera ugira amahirwe yo gukundwa mu buzima kubera ukuntu ugira umutima mubi ndetse ugashaka gusenya ingo z'abandi, kandi wakabaye ushaka undi musore mukundana. Ariko nizere ko rwose umugisha wo gukundwa utazigera uwugira na rimwe. Hano rero Nawomi yahavuye afite ikimwaro n'agahinda n'umujinya, byose byari byivanze, dore ko amahirwe amwe rukumbi yari asigaranye nayo yari amaze kuyabura. Ubu rwose byasaga nk'aho imiryango yose yifunze ndetse nta rindi huriro we na Migi, kubera ko Migi yari yamaze kubwira byose umugore we, ndetse ubona ko noneho umugore we ari ku ruhande rwa Migi. Hanyuma rero Speranza yatekereje ko nyine agomba gutaha kandi akiyunga n'umugabo we, ndetse akamubwira ko amwizeye ndetse ko rwose ubuzima bukomeje. Ni nako byagenze rero, baricaye baraganira maze aramubwira ati ndakwizeye mugabo wanjye kandi ndagukunda, warakoze ku bwa buri kimwe wakoze ku bwanjye, kandi nanjye wumve ko igihe cyose nzaba mpari ku bwawe kuko ndagukunda, urabizi ni wowe muryango wenyine mfite. Naho rero Migi ati nanjye ndagukunda cyane kandi urabizi ko nakora buri kimwe ku bwawe. Bariyunze rero, ibyishimo nyine bigaruka mu muryango wabo. Migi yakomeje koza imodoka hahandi mu Kinamba, naho rero Speranza akomeza gucuruza imbuto hahandi yazicuruzaga, gusa bari baryohewe n'ubuzima bari barimo. Umunsi umwe rero Migi yavuye ku kazi maze aza yiruka yasaze, yahise abwira Speranza ati sheri, noneho rwose byakunze. Speranza ati ibiki se? Yahise rero amwereka imeri yari yakiriye, dore ko nyine ahantu yari yaradepoje bari bamwemereye akazi kandi yagombaga guhembwa umushahara munini. Aba bombi rero bagisoma iyi meri barahoberanye, maze Migi aterura Speranza, barazengurutse hano hose amubwira ati bigezweho, bya bintu wahoraga umbwira nkumva ni inzozi, ndakeka noneho tugiye kubigeraho, tugiye kubona amafaranga, tugiye kuryoha, tugiye kuva kuri iri zuba, ndetse tugiye guhindura na karitsiye yo guturamo. Ndakeka ibintu byose bigiye kugenda neza rwose. Ibyishimo rero byari byose, dore ko Migi yahise abwira Speranza ati mbabarira wanure buri kimwe cyose kuko tugomba kujya guserebura ibi bintu, ntabwo rwose twabyicarana gutyo gusa. Bahise rero basohoka maze nyine bajya gusangira, ibyishimo byari byabarenze. Hanyuma rero mu minsi mikeya Migi yagombaga gutangira akazi. Yagiye gutangira akazi rero, maze nyine bamubwira ko bagomba kubanza kumuha amafaranga make yo kwitegura kugira ngo agure imyenda, yitegure muri buri kimwe kugira ngo nyine atangire akazi. Bamubwiye ko kandi bagomba kuzajya baba mu nzu nyine y'akazi, dore ko kano kazi yari agiyeho bari bafite inzu z'abakozi kandi inzu nziza cyane. Bamubwiye ko kandi bagomba kuzamuha imodoka azajya agendamo kugira ngo ibintu byose bigende neza, ndetse nyine akazi kabashe kumworohera. Umushahara wo yari agiye guhembwa yumvaga ari inzozi, yumvaga azabyemera gusa umunsi azabona iyi mibare bamubwiye kuri konte ya banki. Ibi bintu byose rero yaratashye abibwira Speranza. Uyu umugore we yahise apfukama hasi maze atangira nyine gushima Imana, dore ko byari ibintu byari bimurenze.
yaramubwiye ati nahoze mbikubwira ko hari umunsi biriya bibazo byose twari dufite bizashira maze tugahindurirwa ubuzima. Uyu munsi rero ni uyu nguyu. Aba bombi barahoberanye maze Migi ati ubundi ni wowe wahoraga unyubaka, wahoraga unshyiramo icyizere, nubwo ntatekerezaga ko ibintu wambwiraga hari umunsi bizashoboka, ariko nibura warankomezaga. Ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda. Barongeye rero barahoberana maze Speranza ati uru rukundo rw'ubuzima bwanjye kandi nanjye ndagukunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.